Mwiriwe, muraho neza, mbifurije kugira amahoro n'imigisha aho muherereye aho ariho hose. Uyu munsi nkuzaniye andi makuru meza, ndabizi ko muba muyategereje muri benshi, kuko ni ya mahirwe ngarukamwaka. Aya makuru najyanye na Green Card DV Lottery Application. Mbahaye ikaze kuri Storyteller Rwanda, murabizi ko amakuru nk'aya tuyabahera ku gihe. Impamvu ino video mba nyikoze before yuko application itangira ni ukugira ngo ube uri prepared. Icyo nakwibutsa kuri ino application, igihe cyose wakorera application, haba mu matariki ya mbere, hagati cyangwa se ya nyuma biri gusoza, ntacyo biba bivuze. Icyo usabwa wowe ni uku-applyingira mu matariki yagenwe, nturenze deadline cyangwa applying mbere yuko itariki igera. Itariki yo gutangira ku-applyingaho ni itariki 2 z'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11. Ubwo rero umuntu uza-applyinga hagati y'itariki 2 z'ukwezi kwa 10 n'itariki 5 z'ukwezi kwa 11 bose bafite amahirwe. Itariki yose wakwa-applyingiraho utarengeje deadline ufite amahirwe angana n'ay'abandi. Ubwo rero ntiwumve ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 bizaba bitangiye ngo bigushyire kuri rush, bituma ukora ibintu wihuse ube wanabikora nabi. Icyo nagusaba wowe ugeze kuri ino channel bwa mbere, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Aha niho wakura immigration advice yaguha amakuru yizewe. Iyi video ndagerageza kutayigira ndende, ndibwibande ku byo usabwa, then usigire na link muri video description yagufasha kugera kuri website ya nyayo yagufasha ku-applying. Twihuse kuri requirement ya mbere, before yuko utangira application, banza urebe ko igihugu ukomokamo kiri kuri liste y'ibihugu byemerewe gukora application. Akenshi buri mwaka usanga harimo big change, hari nk'ibihugu bigenda bikurwamo. Urugero nka Cuba, this year ntago iri mu bihugu byemerewe ku-applying. Impamvu nyamukuru ibitera ni uko hari umubare ntarengwa w'abaturage buri gihugu kiba kitagomba kurenza muri Amerika. Iyo umubare wuzuye niho uzasanga igihugu cyagiye gikurwamo mu bemerewe kuba bakora application. Iyi liste uri kureba imbere yawe ni liste igaragaza ibihugu bitemerewe kuba byakora application ya Green Card. Muri uyu mwaka hiyongereyemo igihugu cya Cuba. Cuba ntago yemerewe kuba yakwa-applyinga Green Card application lottery uyu mwaka. Requirement ya kabiri yo ntago igoye kuko ifite 2 choices. Nuko ugomba kuba ufite amashuri. Mu gihe nayo ukaba ufite byibuze imyaka 2 ya experience, training cyangwa skills mu bintu runaka. Amashuri ahangaha ni uko warangije secondaire cyangwa se kuzamura ufite degree runaka. Ariko birashoboka ko waba utarize. Mu gihe udafite amashuri, byibuze ugomba kuba ufite experience y'imyaka 2 mu bintu runaka, training y'imyaka 2 mu bintu runaka, cyangwa skills mu bintu runaka. Iyi ni application yihuta cyane kuba wayikora kuko ntirenze iminota 10. Ni ibibazo bigera ku 15 ugenda usubiza. Amazina yawe, aho wavukiye, niba ufite umuryango shyiramo amazina y'umugore wawe ndetse n'abana bawe. Ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho ni amakuru utanga. Tanga amakuru y'ukuri, be honest, kuko kubeshya bishobora gutuma application yawe itakirwa. Ubwo rero niba uri gushyiramo umwirondoro wawe, bikore witonze kandi wirinde kubeshya. Ino application ni ubuntu, totally free. Icyo nakugiraho inama ni ukuba wayikorera. Biroroshye gufata iminota 10 ukaba focus kuri application yawe, ntago ari ibintu bigoye. Impamvu mbabwira kwirinda ama agency cyangwa abantu bagufasha nuko hari cases nyinshi nagiye mbona zikunze kubaho iyo umaje kuba selected. Iyo ubaye selected, hari umuntu wagufashe ku-applyinga, ashobora kwifashisha ayo makuru agusaba amafaranga kuko aba afite details zawe, umwirondoro wawe,
amakode baguha iyo umaze ku applyinga, akaba yabikoresha ashaka kukurya amafaranga. Ikindi ku bakiri bato bafite imyaka hagati ya 18 na 19 barangije secondaire, nawe ubu mwemerewe kuba mwakwa applyinga. Ku bijyanye na requirement y'amafoto, ku bijyanye n'uburyo wakuzuza form, uko twari twabikoze ubushize nta cyahindutse. Ndabasigira link muri video description ya video nabikozeho in deep. Ubundi muyikurikirane mukore application zanyu neza.